turagushima ko watugiriye neza mwana. Haleluya. Turagushima ko wadutoranije mwana. Turagushima ko watwemeye mwana. Turagushima ko waducunguje amaraso y'igiciro. Turagushima ko wadukunze tutari dukwiriye. Turagushima twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ubuntu bwawe nibwo bwadukijije. Turashima kubw'impano ikomeye watanze ku musaraba, ukabamba umwana w'ikinege akamena amaraso y'igiciro cyinshi, kugira ngo njyewe umunyabyaha, njyewe wari mubi, njyewe wari umunyangeso mbi mbabarirwe gukiranirwa kwanyu. Ndashima izo mbabazi nagiriwe. Ndagushimira mwami muri iyi mbaga y'amateraniro angana. Ndagushima ko ari wowe waduhaye ubuntu, uduha agakiza. Niyo ndirimbo turirimba, nibyo byirato byacu. Turashima umusaraba wagize neza, ushyirwe hejuru kuko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Urakoze kubana natwe muri iri teraniro, kandi ukomeza kuduha umugisha. Tugukoma tugushimira kuko uri Imana igira neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen, 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 amen. Mwicarire, Imana ibaha umugisha. Nkunda kuvuga ku musaraba kuko ariyo ndirimbo yacu. Yesu wagiye ku musaraba yabaye ijambo. Reka tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu Baheburayo. Ijambo ry'Imana dusoma turarisoma mu Baheburayo, igitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cyaho cya 2 n'umurongo wa 18. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 haranditswe ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kanongere nsubiremo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Reka turebe ku gice cya 4 n'umurongo wa 14 aho mu Baheburayo, igice cya 4 n'umurongo wa 14 haravuga ngo, nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, kiretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Reka nongere nsubire mwaha hantu. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye he mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze n'abari online badukurikira kuri Duhumurizanye TV, tubahaye ikaze. Kandi ni byiza ko twumva ijambo ry'Imana twese, ari abadukurikira online, ari abakurikira turi kumwe mu materaniro, twese tugabana umugisha w'Imana. Ndashaka kuvuga ku ijambo rigufi rifite insanganyamatsiko ivuga ngo, ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ubwo we ubwe yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Iyo niryo jambo nshaka kuvugaho. Dufite amasengesho turi gusenga muri iyi minsi avuga ngo, Imana ni Imana ibasha kugucira iki? Akanzu. Murabizi twabivuzeho kuwa 4 washize, n'uyu munsi twabivuzeho. Ndifuza ko umenya ko Imana ariyo yonyine iki? Akanzu. Kuko amaso y'abana b'abantu bayahanga abantu, ariko ubundi Imana yifuza ko duhanga amaso he ku Mana. Bwana sifiwe. Ntabwo nshaka kuvuga guhanga amaso Imana, ndashaka kukwibutsa ko Imana ariyo ica akanzu. Ariko kandi nkavuga ngo, ubwo Yesu we wenyine we yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa umwe. Bangahe yemwe? Dore icyo bisobanura. Yesu yarageragejwe.
hari abantu bageragezwa bakamera nk'abagushije ishyano. Oya, nta shyano ryaguye, ahubwo mu bigeragezo Imana ibiri kumwe natwe kuruta ikindi gihe cyose. Kandi abageragezwa si abanzi b'Imana, ni inshuti z'Imana. Kiretse ibigeragezo bitatu navugaho, hari icyo umuntu yihamagarira, hari icyo azanwa kizanwe na Satani, hari n'ikiva ku Mana. Icyo wizaniye, ikigeragezo wizaniye, wiga no kukikuramo. Ikigeragezo wazaniwe na Satani dushobora kugisengera kigakurwaho. Icyazanywe n'Imana kigira sezo, ibi kizamara, aricyo mwita ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana ntawurirangiza. Imana niyitanga graduation ku mwana wayo igihe asoje ishuri. Kuko murabizi ko natwe dufite abana twigisha mu mashuri, nta wakura umwana we mu ishuri ngo amuzane mu rugo atari yasoza amasomo. Ikigeragezo cyavuye ku Mana, Imana itanga imbaraga zo kukihanganira kugira ngo uzabashe kugisohokamo amahoro. Icyazanywe na Satani ntabwo dusaba imbabazi, nta nubwo dusaba ngo twinginge. Umunsi umwe turasenga kikagira ute kikarangira. Icyo wizaniye usabwa kukikuriraho ubwawe. Amen. Murabizi ko hari abantu bavuga ngo hari umugabo unzengereje, ngo hari umugore unzengereje, ngo hari umusore unzengereje, ngo ndabona ashaka kunkura mu buntu bw'Imana, ngo kandi ndabona nukura azamvanamo. Icyo se we wakizaniye? Hari ibyo twizanira. Hari ibigeragezo biza tukabikingurira imiryango. Ujye ugenzura neza ibikugerageza ko ntacyo wakinguriye umuryango. Nusanga waragikinguriye umuryango, wenyine wiga uburyo uzakivamo, kuko Imana ntizabigufashamo. Ibyo Imana idufashamo ni icyazanwe na Satani, ihamagara ndora Imana duhari ngo tabara, ukubita uriya mudayimoni uzengereje umwana wanjye umumukize, kuko Imana umva iri maso kugira ngo idutabare. Icya kabiri, irambwira ngo sengera uyu nubwo ari mu ishuri, ndacakanzu ko kumutabara kugeza ubwo azagera ku rwego ibyo azaba yize azamenya ko burya ari byo wamwigishaga, sibyo? Ariko icyo wizaniye wanasifiwe. Mbabwira ibyo twizanira. Hari ibintu tubamo, murabona iyo umuntu agendeye mu busambanyi bwinshi bw'igihe kirekire, hari igihe akuramo indwara zitandukanye, ntimubizi? Akarwara sida, akarwara n'izindi. Imana ikamubabarira ibyaha ikamusigira sida. Murumva ko ari ikigeragezo afite, kubera ko ayisigaranye, ariko Imana yamubabariye ibyaha. Bakitwa ikigeragezo, ariko nawe wagizemo iki uruhare. Noneho rero uba ku mavi, vuga ngo ku mavi, kugira ngo igukize n'icyo gishakwe cyavuye mu ruhare rwawe. Murabizi ko abantu ni abasinzi. Hari abantu basinda bakarariyo, udufaranga twose tugashira, akajya yirirwa inyatsi. Wowe si we wayizanye, ahagwa ntuhazi. Baraguhemba ukarangiriza iyo mu kabari, baraguhemba ukajya kuyanywera no kuya celebratingamo, ejo agashira na minerivare itarishyura y'abana. Ugasanga ufite inguma. Hari umuhungu umwe kera nanjye ntari nakizwa, umuhungu yakaraze ivide ari kubita ku gikuta, aramujonjagura mu mutwe. Uyu munsi igice kimwe cya hano nta musatsi uriho, na hano nta musatsi uriho, na hano nta musatsi uriho. Aho icupa ryinjiye n'umusatsi ndi wongeye kumera. Afite ibibaragwe no ku mata. Izo ni inguma twihamagarira. Izo rero Imana irakubwira ngo nubwo nagukiza uzasigarana ubusembwa bw'ibyo wihamagariye, kuko hari abantu bagira ubusembwa bw'ibyo bagize ute bihamagariye. Rimwe ugashaka kubwira Imana, Mana nkiza na bintu hari bitazakira kubera ko uruhare rwacu rwari rwo gufata icyemezo, ukavuga ngo no, ibi bingerageza ninjye wabigizemo uruhare ndabivamo, aho nahereye ndabihaze. Iyo bihaze ufata initiative yo kwivanamo wenyine. Uravuga ngo mbo umushinga mfite ndivana muri ibi bintu. Ibyo udashoboye bibwira Imana. Ibyazanywe na Satani turabisengera, ibyazanywe n'umwanzi turabisengera, sibyo? Amen, amen, amen. Hari ibintu rero bisengerwa byitwa ibigeragezo bitazakurwaho atari twebwe dufashe icyemezo.
cyo kuvuga ngo ibi bintu uruhare rwanjye ni uruhe, urwa Satani ni uruhe, urw'Imana ni uruhe. Hari n'ingo zisenyuka kubera uruhare rwacu. Wowe ntuzi kuganira n'umugabo wawe neza, uramubwira ati rero witonde, abagore twashyizwe imbere, ibeshye unkoreho ribize, herega warahagurutse, herega ibeshye akazana n'umutwe atibeshye ibeshye. Umugabo akareba akabati wa mugani nimukubita ribiraza, muzehe akazinga igikapu akazingiramo utwenda twashoboye akagenda. Ntabonye ko yagiye ati pasiteri we ntabara, uzi ko umugabo yagiye ndataye. Uruhare rwawe ni uruhe? Kuko mu bigeragezo ducamo Imana ishaka ko tureba uruhare rwacu, sibyo? Amen, amen. Uruhare rwawe mu bikugerageza ni uruhe? Point d'interrogation. Kabanza kabireba, niba abana bameze gutya, niki nakora kugira ngo aba bana mbafashe nk'umubyeyi, mbaganirize, mbahe konseye, inama mbaha, nibinanirana nzasenga. Niki nakora mu kazi kanjye ngo ntunganye akazi kuwampaye akazi, ndagakora nde? Ibyo nicamo mbigizemo uruhare ni uruhe? Ibyo niba, kuko hari abantu biba mu kazi ntimubizi, shebuja akajya barati wowe dufitanye amatiku, dufitanye amakimbirane, ati Imana ati ntabara data buja amereye nabi. Reba uruhare rwawe, kuko iyo tutarebye uruhare rwacu tujya imbere y'Imana kandi n'umucamanza utabe. Kuko mu bitugerageza bitari bimwe, Imana ifite mu ijisho rireba ibyakugerageje ari wowe ubizanye, ibyakugerageje ari Satani, n'ibyakugerageje ari Imana. Bariza mugenzi wawe ngo ibiri kukugerageza uruhare rwawe waba uruzi? Mubaze nta kibazo, nubwo nta kibazo mufite mwe murabere, ariko ibikugerageza nta ruhare waba ujya ubigiramo. Niba ari abazimu none ndagusengera, kandi pe nicyo Imana yambaye gusengera abantu, niyo mpano nahawe. Ariko kandi hari ibyo usengera Imana ikakubwira ngo dore nyirabayazana niwe. Yesu yarageragejwe mu buryo bwose. Kwangwa baramwanze kukurusha, baramwanze kugeza ubwo bamwise umukuru w'abadayimoni. Uzi kukwita shitani ari we wirukanamwe abadayimoni abantu, ari we usengera abantu. Yesu yari umugwaneza, umuvuga butumwa wabanje yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, yagendanaga imbabazi, yababariraga n'abamuhemukiye, ku musaraba bamutikuye icumu, aravuga ngo babarire kuko batazi icyo bakora. Mwumva imbabazi zari muri Yesu. Yewe Yesu wahamagaye 12 hakazamo Yuda bakabana. Ku munsi wa nyuma akavuga ngo rero ungambanira turicaranye, ariko ibyazaga kumubera byiza nuko atari kuvuka. Yuda hari barabana, amugirira neza, amubitsa araruma, aramubwira ati aba ariwe uzagira utwara. Yuda ntiyanyurwa, ariba. Yesu ntiyamushinja, aramwihorera, ntiyanyurwa. Barabana, ahemukirwa na Yuda yagiriye neza. Yesu yarahemukiwe bishoboka, yarageragejwe bishoboka, arakubitika, abantu baramwanga. Rimwe abo yirukanye mw'abadayimoni nibo bajyaga kumuvuga ngo ari mw'abazimu. Ndagira ngo mbabwire, Yesu yarageragejwe. Mbibutse ijambo ndi kubabwira riravuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa. Nta kigeragezo ufite abandi badafite, nta kigeragezo wicaranye ari icyawe wenyine. Ikigeragezo ufite ugihuje n'abandi, icyo ari cyo cyose uko cyaremera kose hari undi mu gisangiye. Nukuburara hari uwo mu bisangiye, nukwambara ubusa hari uwo mu bisangiye, nubushomeri hari uwo mu busangiye, nuburwayi hari uwo mu busangiye, nukubura amafaranga hari uwo mu bisangiye, nukugira ibibazo mu rugo rwawe hari uwo mu bisangiye. Ikintu ni kimwe, utabara abageragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Kandi ndatekereza muri iyi minsi Imana irashaka kugutabara. Uburemere bw'ikigeragezo umaranye iminsi, Imana irashaka kugutabara, ariko ujye ureba uruhare rwawe, kuko hari urwo Imana itazadukorera. Ndibuka naragiye ndasinda, ndara mu kabari, ndarana inkweto ntashye, umugore ararukwe, nari maze 2 nshyingiwe,
nkangutse mu gitondo nshyira ubwenge ku gihe jyenyine nta muhanuzi, nta muvugabutumwa, nta evanjiri, ntayo. Ndatekereza ndavuga ngo ubwo ntangiye kurarana inkweto ubu ngubu sindiho, njyenyine nifatira icyemezo, mfukama imbere y'umuntu ndamubwira ngo izi nkweto wabonye nararanye ntibizongera ukundi. Icya kabiri, nubona nongeye gusubira mu kabari uzamenye ko ubuzima bwanjye bwarangiye, ntabwo nzaba umugabo, nzaba rubyogo. Kuva uwo munsi kugera none n'icyemezo nifatiye. Nta waje kumpanurira, nta waje kumbwiriza, n'ubundi nari maze imyaka 8 mu rusengero. Barambwirije, baranyigishije, ntacyo batakoze, ntacyo batari baravuze, ariko umutima winangiye ngasubiraho bambuza, kandi nzi ingaruka zabo. Uko hari abantu bari mu bigeragezo ariko bakwiriye gutekereza kwivanamo. Ibyo tudashoboye turahamagara Yesu. Amen. Rero Yesu yari Imana kandi agahinduka umuntu kugira ngo ababarane natwe. Umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze neza ngo twari dukwiriye umutambyi umeze nk'uwo, wemera kubabarana natwe mu mibabaro yacu, kandi ari Imana. N'Imana yemera kubabarana nawe hehe mu mibabaro yawe. Imibabaro Yesu yihinduye umuntu aratukwa. Reka mbabwire, yari afite ububasha bwo kugaragara icyo bita region, ni ingabo 12,000 zikamanuka zikava mu ijuru zigatsemba isi. Yari afite ubwo bubasha, ariko kugira ngo azerekane guca bugufi no gusa n'umuntu, yemera koroha, aroroha, araza aroroha, abana na ba Petero. Yohana akamwegamira mu gituza akamubwira ati mwigishwa, tubwire bizasoza bite? Abwira Yohana ngo ntuzapfa. Petero ati ye, uravuze ko atazapfa, noneho ngewe. Aravuga ati ariko Petero, niba nshaka ko Yohana azagumaho turapfa iki? Nanjye mvugaho. Ati rero urikenyeza uyu munsi, ariko umunsi umwe bazagukenyeza ujyaho udashaka. Ati biratse kuvuga iki? Ati kizajya umwe izi nkoni nkubitwa nawe bazigukocore, bagukubite, bagukosore, nagiye. Umunsi umwe Petero bagiye kumwica, aravuga ati Mana mwinyica nkuko mwishe umwami wanjye, ngewe umutwe urebe hasi, amaguru arebe hejuru. Nurwo rupfu Yesu Petero yapfuye. Yohana umunsi umwe baravuga ati uyu nawe wegamirwaga na Yesu, bakaganira, ni ufite amabanga, barakaranga amavuta barayacanira, bamaze kuyacanira bamujugunya mu ngunguru y'amavuta, bamucanira igice cy'umunsi bamutogosa. Ingunguru iratogota, baravuga ati n'igufa rye muri togose. Bigeze saa 6 z'amanywa baravuga ati nimuvane mwayo magufa uko yabaye, niba no yabaye amavuta, ngo asuke masoka. Ari umusore umeze neza, ubusaza bwagiye, ikintu cy'inkanyari cyamuvuyeho. Barangije bashya ubwoba, baravuga ngo uyu nguyu ntabaho. Bagambirira icya kabiri, baravuga ngo bamujyane ku kirwa cyitwa Patimo. Bamujyana muri Aziya Mineri, muri Aziya ntoya. Hari ikirwa kirimo hirya hafi na hari aho bita ngo ni Dubai, nk'ibirwa binini. Baragenda bamutamo, baravuga ati maze azaribwe n'inzoka zo ku kirwa. Ubwo yanze gushya, tuzarebe ko inzoka zitamuhekenya, ibisiga bizamurire ku gasozi. Agezeyo ahishurirwa ibyahishuwe. Aravuga ngo umunsi umwe narindi mu mwuka ku munsi w'umwami Imana, ngo maze mbona ijuru rikingutse, ngo mbona marayika aramanutse, amanukana umuzingo. Arambwira ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso, wandikire iry'Isarudi, wandikire marayika w'itorero. Arandika, maze arangije ngo marayika mutereka ku mababa y'ikizu, aramugarukana muri Efeso. Avuga ubutumwa bw'amatorero 7, ibyahishuwe birandikwa. Abo bacaga mu muriro ariko Imana ntiyabatereranye, abo bacaga mu makuba ntabwo Imana yabaretse. Umva, ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ibyo ucamo byose Imana ntizakureka, ibyo wanyuramo byose Imana ntizaguta. Ibanga ni rimwe, gumana n'Imana, gumana n'Imana. Ababyumva batera haleluya, haleluya, haleluya. Hari ijambo Yesu yari yaramuvuze, aravuga ngo hahirwa bavuganye n'Imana, mu bibagerageza bazacamo, mu mazi bazacamo, mu muriro bazacamo, mu ngunu z'amavuta bazacamo, bazacamo, mu byago bizacamo, ntacyo muzaba. Haleluya. Yohana yapfuye agize imyaka 100. Imyaka 100 irashira, ntacyo batamukoreye.
umunsi umwe yandika inzandiko ze 3 akajya avuga ngo bana bato mujye mukundana urukundo rwa kivandimwe kuko uwanga mwene se n'umwicanyi. Aravuga ngo bana bataragize imyaka hagati ya 90 n'imyaka hafi 100, arababwira ngo dore turashaje, uwo tubabwira n'uwo twikoreyeho, intoki zacu zamukozeho, naramwiyegamije mu gituza, nararanye nawe, mfite ibanga ry'uwo twavuganye. Hari amagambo yatubwiraga ibiganza byacu bikamukabakaba, abandi bamuvuga ari uwo mu nzozi, ariko twebwe twarabanye, twaricaranye, twararyamanye, imisozi twarayitereranye. Ubwo yahindukaga ishusho irabagirana twari kumwe nawe, ubwo Mose na Eliya bamanukaga twari kumwe nawe. Bana bato mujye mukundana urukundo rwa kivandimwe kuko uwanga mwene se n'umwicanyi, uwanga mwene n'umwicanyi. Harabwira ngo kandi nihagira irindi jwi ribabwira ritababwira umwana w'Imana wabambwe ku musaraba bakababwira ibindi, muzabihorere kuko ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Hahirwa abemera uwo mwana bafite ubugingo. Rero narinje kukubwira ngo ibyo ucamo nawe yagize ute? Urimo muranyuma? Ibyo ucamo nawe yagize utera? Yabiciyemo. Pana kujya ngo ariko ngo kwera iki nambara ubusa, nawe yarabwaye. Mbabaze babwiye ko agira amakanza ngaye, yagiraga ikanzu imwe arayikurana ayibamo, arapfa barayirwanira, yari iteye ubwoba. Iyo kanzu yari nziza, ushobora kugira umwenda umwe abantu bakawukunda ari umwe. Ibanga ni rimwe, mu mwenda injizamo Yesu. Ikibazo nuko kwambara neza nta Yesu kurimo. Ibyo wakambara byose nta Yesu kurimo, birutwa nuko wakambara ubusa ariko Yesu akaba muri wowe. Tuzambara tuzambikwa ariko Yesu wacu arakomeye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nta kigeragezo ufite Yesu atageragejwe. Mbabaze umunsi umwe yari amasaka y'amahundo ari ku isabato, abwira abigishwa ngo nta gitangaza ndi bukore, ni murya amasaka. Turya amasaka, murya amasaka. Katarayacu se murya amasaka. Baragenda bajya mu murima barya amasaka, bakariye ifi, bakariye inkoko. Abigisha ko no kurya amasaka bigira ute? Bishoboka. Arabigisha arababwira ati mujye mwitonda ntimukamenyere kwitetesha. Iyi si nditetesha, iyi si ndikina. Ningenda bazabakaranga, ningenda bazabereka, muzakubitwa, muzatotezwa, bazabajyana mu mazu y'imbohe. Hari umunsi muzabura umutsima mubure n'amasaka. Nimwige kurya nabi muziga no kurya neza. Mujye mubimenya ko bibaho. Muzavuga ubutumwa, muzakiza abarwayi, muhagurutse ibimuga, muzasengera abantu bose, mubereke ko hari Imana. Ariko ndimukirata ibindi muzajye muvuga imbaraga z'umusaraba. Nimwibagirwa muzamutakaje misiyo yabazanye. Ibanga ni ukugumana na Yesu. Ibindi byose twakorerwa twacamo nawe yabiciyemo. Ibindi byose nawe yabiciyemo. Niki gituma udasenga uko bikwiriye? Niki kikurangaza ngo ntabyirakora? Ibyo akoze nibyo byari bikomeye. Bwana sifiwe. Haleluya. Dore itandukaniro ryacu na Yesu aho riri. Twebwe turageragezwa tugakiranirwa. Nigeze mbona umukristo umwe aza kumbwira ngo nje kuyisezeraho. Ugiye hese mu ijuru ikuzimu ugiye? Ati aya rwose nje kuyisezera. Erega wagumutse ngo uje gusezera. Ndamubaza, iyo usezera urayizi cyangwa umwuka uhumeka n'uwayo? Intoki ufite niyo yaziteyeho, amaguru ugendesheje uza kundeba niyo yaguhaye. Umva n'umutwe ukubwira kuvuga bene ayo magambo niyo yaguhaye. Ikwambuye umwuka amagambo yashira ivuga. Noneho musezeraneho, ikwambura ibyo yaguhaye nawe uyisubiza ibyo yaguhaye. Wowe urasanga uri mu gihombo. Nta wivumbura kuyamuremye, nta wivumbura kuyamuremye, nta wigumura ngo yigomeke. Yewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo wigometse bafite aho bakubika. Nta wigumura ku Mana. Emera Imana igufite umugambi. Abandi bakigumura ku bashumba. Pasiteri, none pasiteri yakora iki Imana itagize ikikora? Nta butabazi pasiteri atanga, nubwo atanga buca muri we buvuye ku Mana. Murabyumva neza? Iyo bavuze ngo Imana niyo guhangwa amaso, nanjye ubabwiriza binsaba kuyihanga.
ntabwo ndi igisubizo cy'itorero. Itorero nyiraryo ni Kristo Yesu, niwe wari bambiwe ku musaraba, niwe waricunguye. Ikintu cyatuma wigumura ni iki? Amen. Rero ibyo twanyuramo twose Yesu we yarakiranutse. Hariho umunsi njya ndeba, hari aho nanjye nageze mbona kabisa yarakabije gukiranuka, ariko nsanga byari bikwiriye kakabya kugira ngo natwe tuzakabye nkawe. Uzi kubona ku musaraba umuntu akazana igicumu agatikura dobena yapimye bene hano, ibaza uriteye nka evodi yagucira akavuga ati turakanyabura kaca ntiyabura uko nawe yirwanaho nk'umuntu. Ariko Yesu yaramurebye ngo amazi n'amaraso bivuye mu rubavu bye byamuhumuye ijisho yari afite ari impumyi arareba. Harabwira ngo yemwe ndareba, ngo y'amazi n'amaraso byo mu rubavu by'umwami byakijije wari utikuye icumu mu rubavu ry'umwami. Ibaze wowe barakuvuga ukazunguza amazuru bamvuze bakuvuze ntibarakuvuga wari wabona. Yes, kuko ubukristo bwawe bukwiriye kurenga amagambo bakuvuga. Ubukristo bwawe bukwiriye kurenga abantu muhanganye nabo, kuko Kristo arabasumba. Nta ureshya na Yesu. Abakurwanya Yesu arabasumba, abakwanga Yesu arabasumba, abakugerageza Yesu arabasumba. Uzagutabara ni Yesu kandi bazamwarira imbere yawe. Ibanga ni rimwe, gumana na Yesu wawe. Nubwo bavuga Yesu azavuga rimwe amagambo arangire. Ntabwo ikibazo ari amagambo bavuga, ntabwo ari ikibazo ibitekerezo byabo. One day amagambo azashira ivuga. Bwana sifiwe. Rero we ntiyakiraniwe. Ariko twebwe turagerageza twageragezwa ati oya. Abagabo bataye ingo zabo ngo none saru wigeze amamagara ambwira ngo ariko pastor we ati karame kandi ni umuntu uraho ngaho nyine wibereye. Ati rero ati madamu ati ngiye namubwiye atahe ajye mu rugo iwabo. Kubera iki se wirukana umugore? Ati none se kakazi kashize ndamutungisha iki? Ntabwo umuntu yubaka kuko hari akazi. Niyo akazi kadahari abantu bagira ute? Barubaka. Kuko ari abantu bakunda abandi mu nyungu. Ntugakunde mwene so mu nyungu gusa. N'igihe ari mu bihe bibi mukunde. Mbabaze ntimureba ko ndi umusore ubu narwaye umugore ni ngombwa ngo ahita agenda? Murumva ari byo? Nta kintu kiriho cyatuma utakaza Yesu n'indangagaciro za Yesu, kuko nawe ubwe yarageragejwe agira ute? Arakiranuka. Mwasomye muri Matayo 4 gice cya 4 n'umurongo wa mbere kugera kuri 11. Yesu yageragejwe mu bice bitatu, nawe ujye ugeragezwamo kandi waratsinda. Ijambo rya mbere muri Matayo 4, reka mwumve uko yageragejwe. Reka mbabasomere Matayo 4, reka tuarebe. Matayo 4 umurongo wa mbere. Maze Yesu ajyanwa n'umwanzi mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka iki? Iyo ni pariti ya mbere. Iyo ushonje ugeragerezwa ku nzara ukayitsinda, kuko inzara zitumye abantu bahemuka. Inzara gusa ngo nayirabizi ngo inzara iraryana pe, ngo urumva sinabona uyu muntu rero ngo mbure kumukura amenyo nawe azagukura muzitsa. Yes, kuko nutacunga uzahamagara ibintu witwaje ngo warageragejwe, ngo nayirabizi ko nta kundi wabaho, ariko ngiye kukwereka igisubizo yatanze ku munsi wo gusonza. Kuko mu bintu bibaho bigerageza inzara iraryana. Inzara igituma umugore acinyuma umugabo agatahana ibiryo bamubaza ngo bivanye, ati rya none se we hari ibyo wazanye? Akabwira umugabo gutyo ati nzana ibiryo ugiye kumbaza aho mbikura, ari ibyo wazanye? Warabizanye nkubaza aho bivanye? Muzi kubaza. Rijya cyangwa uroreri. Rijya cyangwa uroreri. Mada bite ko mbona iyi fi yasamye gutya wa mugore we? Ifi ivanye ry'ifi cyangwa ugira ute? Uroreri. Byakunaniye kuba umugabo.
rimwe na rimwe tugakoresha za terime zivanga abandi bagabo. Abagore nabo bakabwirwa n'abagabo babo ngo abandi bagore. Ese ubundi abandi bagore ugiye kubareba mwiki? Reba uwo wawe. Abandi bagabo, aho niho umwanzi yinjirira ku kigeragezo cyawe, ukajya ureba abandi. Mu kigeragezo cyawe ureba Imana, ntureba abandi. Apana abandi, tumbira Yesu mu kigeragezo. Ntibareba abandi, bareba Yesu. Kimwe cyo gutsindwa ni umunsi uzatangira kureba abandi. Abandi ntabwo ari wowe, wowe ntabwo uri abandi, Yesu wawe si abandi. Reba Yesu mwenyine. Amen. Arasubiza kuri 4, aramusubiza ati yanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'iki. Ku munsi wo gusonza ukwiriye kumva ijambo ry'Imana kandi ugataha. Reka mbaho urugero rwa bugufi. Twumvisha ijambo ry'Imana dutaha tuburara inshuro zingahe zirabarika? Tukajya gusenga tukumva ijambo ry'Imana akaba ari ryo turarira. Umunsi umwe umugabo aca ku ruhande ajya kwinjirira madamu, aramubwira ati ariko urabona uri umugabo washatse, urabona atarapfuye? Ubu neza wa mwana mwiza we gutya upfiriye kuriya mugabo ushaka gutungwa n'ijambo ry'Imana gusa, n'ukuntu ufite amatama meza. Kuko ku munsi w'ibigeragezo bajya bakurebera n'ukuntu barakurebera bakakutaka warashize. Mbabwire nimudacunga hari utuntu Satani azana tuzabambura kubana n'Imana. Kandi ubukristo buraruta inyungu z'ubukristo tubona. Ubukristo buruta inyungu z'ibyo tubona mu bukristo. Reka nongere ngasubiremo. Ubukristo muri twe buraruta inyungu z'ibyo tubona hehe mu bukristo. Kanongere mbirwire. Ubukristo bwacu burarusha inyungu zibiva hehe mu bukristo. Ndashima ko warwanye ukanesha. Uyu munsi murabona adasa neza. Ibyo udafite none ejo uzagira ute? Uzabibona. Ibyo uri gucamo none ni iby'akanya gato. Ubuzima unyuzemo none ni ubw'akanya gato. Ibibazo ufite none ni iby'akanya gato. Ibikugerageza ni iby'akanya gato. Ariko nurangara shitani irashaka kukwiba ubukristo bwawe. Kuko ubukristo buraruta ibyo usengera. Ibyo usengera ni bito pari raporo kwitwa umukristo. Bwana sifiwe. None se mbabazi, abatunza amazu maremare bose n'abakristo? Abagendera mu modoka zihenze muri Kigali bose n'abakristo? None se mbabazi, abaryama ku magodora hari za matera zivura imigongo indaya ziraraho, ari marayi karara kuri matera ivura iki? Mugongo. Umva, izi ndege abantu birirwa bagurukamo ntabwo bazigurukamo bose ari abakristo. Oya, ahubwo ubukristo ni iniki, ni ubuzima bwihariye kandi dufite urwanya ubukristo. Ntabwo ufite indi ntambara. Iyo urwaniye ariyo yose nishaka ubukristo bwawe. Kandi ubukristo bwawe n'ubutakaza uzaba nk'abandi bose. Ntacyo uzabupfana n'Imana. Icyo upfana n'Imana n'ubukristo. Bwana sifi. Ntabwo mupfana ibyiza gukorera, mupfana isano iri mu maraso. ADN yawe ishingiye kuri Kristo Yesu. Iyo icomotsemo hajya mu ya shitani. Kuko ubwami ni bungahe? Iyo utari muri bumwe buri mu bundi. Ntagira uzababeshya. Iyo utari muri Kristo uri muri shitani. Ho biravanga bari muri Kristo Yesu bababaye ibyaremwe. Ntabwo wumva ko umuntu aba yakira ubuzima bushya. Urinde ubukristo bwawe. Paulo ni mu Migani igice cyaho ngira ngo ni cya 8 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira ute? Bazambona. Ariko hari irindi jambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira ute? Umutima urindwa niki? Ni umukristo ugomba kurinda ubukristo. Ntabwo ari ikindi kirindwa. Kuko ubukristo buraruta impano. Ntimureba ko ndi kubigisha no kubabwiriza. Biroroshye gutakaza ubukristo ngasigara niki? Impano. Ariko ubukristo nta bukigize ute? Kuko impano ni kado. Kandi Imana iguhaye urayigumana. Ariko ubukristo ni ubuzima. Iyo ubutakaje usigara umeze nka envelope itarimo ikintu. Kigaragara ari envelope se?
ubukristo bwawe, mu bikugerageza uburinde. Se nawe ufite ibikugerageza? Uri gutsindisha ikirero. Tsindishwa ibya abakristo ntibajya bamenya ibyanditse byo gutsindisha umwanzi. Aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Uwo ni Yesu uri gutsinda. Icya gatatu, umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati birya byose ndabigwa numpfukamira ukagira ute? Ukandamye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Umwanzi ahera karamureka, maze haza abamarayika bagira ute? Baramukorera. Umva kundi Imana ari seriye. Mabwira ibanga ryo kubana n'Imana. Iyo Imana iri ku munsi wo kukugerageza, ibigucungiye hirya. Yesu ari kugeragezwa, nta jwi ry'umwuka ryamubwiye. Satani bari banganye, benyewe ari bangahe? Ari babiri. Nta Mana ivuga, nta kindi. Ni Yesu uri kuvugana n'iki? N'umwanzi. Umwanzi ananiwe, abamarayika bahita bagira ute? Baraza. Dore ubutabazi bwacu igihe buza, yigiye tumaze gutsinda ibitugerageza muri iri shuri ry'ubutayu ducamo, muri ubuzima. Iyo umaze gutsinda ibyagutandukanya na Yesu, Imana ijya yohereza abamarayika baguha, ijya yohereza abamarayika bakuguha ibyo wasabye. Birahari ibyo wasabye birahari. Yewe Imana ikubikiye ibyo utazi n'ibyo uzi, ariko ni ryari uzabyakirana umunsi uzatsinda ibikugerageza. Pana gushaka kuvuga ngo njyawe shyiriraho ikiraro sinshaka kugeragezwa. Na Yesu yarageragejwe. Shyiriraho ikiraro Mana. Shyiriraho ikiraro. Rimwe na rimwe kubera ko tubika ubuhanuzi bwinshi, hari igihe ubuhanuzi bugira intege nke kubera ko ibintu bituzuye Imana yavuze, ugasigara uyitinya binyoma. None se nge ko yambeshye? Nanjye sha. None se kuki yambwiye ibi nibi kanambwira n'igihe nibikore? Rega nanjye reka nyikubita igipindi. Muzi ko hari abantu bazi kubeshya Imana? Barayiryarye. Barayibeshya we. Kugeza ubwo umuntu atinyuka akaza agatura ubusa mu giseke kugira ngo baboneke abantu nawe yatuye. Akagaruka ku cyumweru agatura ubusa mu giseke. Undi akagaruka agatura ubusa mu giseke. Ntabwo mwigeze mureba ikintu imunsi umwe niba twari hariya ku Isangano, umuntu usinzi ibintu yajyaga azana agatura bitaramaturo. Ibyatsi urakoze cyane. Abagiye kubara bagasanga ibyatsi he? Mbabaze aturira nde? Aturira itorero, aturira nde? Uzi ikizamukorera? Azagifatisha amaboko abiri. We agira ngo ari gukinisha itorero, kuko iyo abikora arasa neza. Muragira ngo n'umuntu uciriritse, n'umuntu wambara inkweto nziza n'igikwembe cyiza cyangwa n'ipantaro nziza n'ikote ryiza akabikora. Nta muntu w'umuswa ukora ibyo. Nta muswa ukora ibyo. N'umuntu ugaragara neza ariko iyo akina nayo ntayizi. Umugore umwe yarabikinishije, nitugira amahirwe ngongera kumubona nzamubwira aze. Akajya agenda akareba akabona abantu batura akavuga ati ariko uzi ko bazambona nk'umuturage wana nanjye kanze ngwereke. Haragiye ariteguye akajya aza agacunga igihe babyigana bajya gutura mu giseke, akajya muri babandi babyigana bajugunyamo wana akagira ute? Akajugunyamo. Abikora ukwezi kwa mbere, abikora ukwezi kwa kabiri, abikora ukwezi kwa gatatu, abikora ukwezi kwa kane, ajya gusenga mu cyumba. Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo mwana wa ati ndagukunda, atari ko nzakwitura ibihwanye n'ibyo wagize ute? Wankoreye. Ati kandi nzakugirira neza, uzamenya ko ndi Imana izirikana. Ati haleluya, haleluya, haleluya. Kuko twebwe tuzi gutera za haleluya z'imirambararo, ariko tutazi ibyo dukina nabyo. Arabikoze, Imana imuhaye umugabo, bakora mariage neza itamubeshye. Impeta arayambara neza, arayambara. Amaze kuyambara aragiye asamye inda. Aravuga ati genda naraguhamisha.
ariko mana abaguha umwuka ubaha ibizima abaguha imiyaga ubahemba neza. Murabyumva? Igihe cyo kujya kubyara aryamye ku kamaterinite, niba ari agatanda bakita materinite, ntumbaze niba ari icyumba cyabo, ariko naho ngaho muri materinite. Sinzi ako tanda twabo twasimbu, ntutumbaze, uzabaze ba mama. Ngewe ga ntaho nzi, ariko nigeze njyamo nyine nuko kuri sare yabanditse materinite, icyumba cyo kubyariramo. Hanyuma imbere ntuhambaze, muzabaza ba mama bagenzi banyu. Abaganga bariteguye kwakira umwana, ategereza umwana, havamo akantu kameze nka baro, niko kavuye mu nda. Hasohoka umwuka upima nk'amatoni, ukubita abaganga barabarara bagarama nk'ariya, maze baro nayo izikurikiye. Umugabo ntiyabyihanganiye, yaravuze ati nashatse umuzimu, umva divorce itangira ubwo. Ati ntata iyo shitani yongera ingarukire mu cyumba, mu izina rya Yesu ndirukana. Divorce yatangiriye aho ngaho, baratandukana, abaho wenyine. Uyu munsi ni umutangabuhamya w'amakosa yakoze, yagiye gusengera amubwira ngo sinaguhaye icyo wampaye, kuko icyo wampaye nanjye nicyo nagize ute, nagusuje. Asigara arira, atakambira iki? Imana, kuko ari umutunzi w'imbabazi, iramwumva. Uyu munsi aravuga ubutumwa, ningira umugisha azaza bubabwiye. Reka mbabwire, ntibakina n'Imana, ntibayikinisha. Saga tenesi irakomeye. Iyo turimo tugeragezwa iduhozaho iki? Ijisho. Mu gihe nta mafaranga irakuzi, mu gihe nta biryo irakuzi, mu gihe uri kurwana n'intambara z'umuryango irabizi, mu gihe urwana iz'umugabo n'umugore irazizi, igihe urwana izo mu kazi irazizi, igihe urwana iz'ahantu hose irazizi. Ariko uburyo witwara niho hari ikinyuranyo. Yesu warageragezwa agira ute? Aranesha. Ku isoza ryo kunesha habwa abamarayika bo kumukorera, bakajya bazana ibyo agize ute akeneye. Ukeneye iki mwami? Abamarayika bakabizana. Ukeneye iki mwami? Abamarayika bakabizana. Niki wifuza mwami? Abamarayika bakabizana. Iyo twatsinze mu bigeragezo byacu, abamarayika baraza. Hari abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza byo kugukorera, ariko uzababona uvuye muri icyo kigeragezo. Nukitsinda, nukivamo neza, hari abamarayika bo kugukorera. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, ntabwo ari Yesu gusa wageragejwe. Reka mbaha kandi kagero ka Yobu. Yobu, iyo usomye Yobu igice cya mbere, usanga yari afite amashyo y'ingamiya, nako n'ingamiya n'amahene n'amapfizi n'ibintu bitari bimwe bitandukanye, n'ibintu bikomeye yari akize pe. Vuga ngo umukire. Mukire yari afite ingamiya nyinshi, afite amashyo n'iki byinshi, afite byose. Birasa na Kabera ku munsi wo gukira yarakize. Kabera nawe yigeze kugira amafaranga, ariko n'uyu munsi Imana izakugira neza Kabe. Cyane. Yobu amashyo agendera rimwe, abana 10 bapfira umunsi umwe, umubiri uratakwa, arabura, arwara kanseri y'iki? Y'uruhu. Arangije asubiza igisubizo cyiza cy'umukristo mwiza, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye iki? Nzasubira mu nda y'isi ntacyo. Uwiteka niwe wabimbaye, ni nawe ugize ute? Ngo muri ibyo byose Yobu nta rurimi rwegeje acumuza mu maso y'Imana. Ngo buke mu gitondo indwara yarembye, kuko ndibatubwira igihe yabimaranye. Umugore aramwitegereza aravuga atumva rero, iryo sengesho ryawe rya mu gitondo na saa sita na nimugoroba niryo rituma Imana itakwica ngo upfe, ibyo birangire, filime yizinge. Rekeraho gusenga, rekeraho kwirirwa wikebagura ngo urashaka Imana. Iyo abigukiza igukunda yakagukijije iyi kanseri, iyo abigukunda yakakurindiye abana ntibapfe. Kandi warakiranukaga wa mugabo wanjye we, ntacyo ngushinja. Iyo ndebye nuko Imana yakuretse gusa. Rero yitukugira ute? Sicyo gisubizo yamuhaye. Iyo baramubwira atari ko waba umwe mu bapfapfa, ubu duhabwe ibyiza, twishimane n'Imana, nihazi ibibi tuyireke. Nituba mu bihe bitari byo kurya no kunywa no gutunga, tureke Imana. Nitwinjira mu bihe bitari by'akazi, tureke Imana.
nitwinjira mu bihe tutakira ubuzima bwiza tureke Imana ntibikabeho. Umunsi umwe yicaye yakubititse, vuga ngo yakubititse. Buriya reka mbabwire, umugabo wari umugabo perutse kubona uwo bita ngo ni Hagi muramuzi nihe Ruhango Nyanza, bari kwirirwa mucisha kuri televiziyo bavuga ibyabaye kuri we. Nanjye ndababara, narahageraga mvuye za Cyangugu, mvuye za Gikongoro, mvuye za Butare, ngatambukana akajerekani kamata kuri YouTube ndeba ngo yarakennye, ibintu bizarakomeye, ndeba uburyo umutungo warangiye, ntafite ahaba, inzu zarashize, yarafite ama etage asigariye kubusa pe. Muzajye kuri YouTube muzabibona, narababaye. Buriya umugabo iyo yari umugabo agakena asigara n'icyo cyo gutinya abandi bagabo, burya bagendera kuri ntabwo kandi aho tubera babi, natwe iyo tugikomeye abapfuye nitubareba dushaka bakimeze neza. Nyine baravuga ngo amaboko atareshya ntagira ute, ndabireba ndavuga uyu mugabo no gusengerwa no gusabirwa ku Mana, Imana imushumbuje. Wageraga kwa Hagi niho twariraga, murahaza abahazi, hari kitari gihari kabe, twaparikaga amamodoka mu gikari inyuma, ukagenda warangiza ugafata icyo ushaka, ibihe bimeze neza. Ariko ibihe bijya bihinduka, kandi iyo byahindutse dore ibanga ni rimwe, gumana n'Imana. Iyo buwe agumana n'iki? Yandika igice cyaho cya 23 cya Yobu 23 umurongo wa 8. Dusome, wahageze yansomera yihuse. Yobu 23 umurongo wa 8. Dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Donc arayishakashaka mu buryo bwose ariko yagize ute? Yayibuze. Igihe cyo kubura Imana kandi uyishaka, igihe cyo kuyibura. Nigira imbere ariko ntagibwa igize ute? Ntihari. Ndanasubira inyuma nkagira ute? Nkayibura. Murumva ko ari gushaka Imana ariko yayibuze. Ku murongo w'9, mu kuboko kw'ibumoso ayikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Irasa n'iyamwihishe. Igihe Imana yakwihishe uri kwisenga ntuyibone, wakomanga ukumva urugero rurakinze, washakisha iburyo n'ibumoso, wajya mu gihuru ukayibura, warara mu cyumba ukayibura, wajya mu mazi ntuyibone. Ibihari ariko hari igihe yisha kugira ngo urebe imyitwarire yacu. Ariko ubundi Edouard iyo atari kumwe n'abantu yitwara ate? Edouard iyo atafite amafaranga yitwara ate? Edouard iyo yabuze ibiryo yitwara ate? Ese Edouard iyo adafite abamukomera amashyi yitwara ate? Ikagucekinga, igakora playlist yo kugenda igucekinga, checking, igakora checking, ikagucekinga, ikareba koko gukiranuka, kuko gukiranuka kugira igipimo. Amen. Hano Bibiliya iratubwira ngo ku murongo w'9 cyangwa wa 10, ariko izi nzira nimara kungerageza nzavamo ameze nk'iki? Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Irandutira mayoneze. Ijambo ry'Imana riraruta mayoneze, ijambo ry'Imana riraruta serelake, ijambo ry'Imana riraruta nido iraryoha, nkunda akanido, akanido kararyoha, ariko ijambo ry'Imana riraruta nido. Ntabwo muzi ingaruka za nido, buriya muzajye kuri Google muzabimenya. Iraryoha ariko igira n'ingaruka zayo, ariko ijambo ry'Imana rigira ingaruka nziza. Ijambo ry'Imana ntiridutera ingatira, ijambo ry'Imana ntiritugwa nabi, ijambo ry'Imana riradukiza. Aravuga ngo nubwo nabuze byose, ariko ijambo ry'Imana ryambereye ibyo kurya bigize ute? Binkwiriye. Ariko hari abarirambiwe, hari abatagishaka kuryumva. Ingorane ejo hari umwobo batazarenga, kuko ijambo ry'Imana ridusimbutsa imyobo, ridusimbutsa amakuba, ridusimbutsa ibidusitaza. Ijambo ry'Imana, muririmbye ati jambo ry'Imana ngewe sinzarireka, jambo ry'Imana ngewe sinzarireka, jambo ry'Imana
ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka abyeyi jambo ry'Imana ngewe sinzarireka jambo ry'Imana ngewe sinzarireka. Haleluya. Ni ku ijambo rivuga ngubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe mwenyewe abasha no gutabara. Mungurikire, abasha no gutabara. Mbabaze mu gice cya 42 wenda ntari nakigeraho, mwasomye ku gice cya 19 Yobu yandika kira gice cya 19 25 yaravuze ngo ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi uhagarara, aravuga ngo nukuruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana nambaye undi, nuko umutima wanjye ukomeza gukumbura Imana. Nta bana afite akumbura Imana, nta biryo biraboneka ntangamiya akumbura Imana, nta kazi karaboneka akumbura Imana, nta biharajyamo akumbura Imana, agumana n'ibyo bihe byo gukumbura Imana. N'icyo ukumbuye muri iki gihe, n'iki wumva kikubereye icyambere, n'iki wumva ari umusingi w'ubuzima bwawe, urukumbuzi rwo gukumbura Imana ruradukwiriye muri twebwe. Ongera ukumbura Imana. Amen. Kuryoherwa no gukumbura Imana. Haleluya. Mu gice cya 42 umurongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo nuko Yoba hirwa ubwa nyuma kuruta. Turi kubona ibikugerageza uko bingana, uzahirwa ubwa nyuma kuruta. Kuko iyo twagumanye n'Imana tugakora ibyo gukiranuka, hari amahirwe ya nyuma azaruta ya mbere. Ntukarizwe n'ibyagiye, ibyabaye byarabaye. Ntukarizwe n'ibyakubayeho, uracyafite amahirwe. Yewe hari abana b'abakobwa baterewe indi wabo, ariko ntabwo bivuze ko batazubaka ingo nziza. Nabo bana bavutse mu buryo bw'impanuka, Imana ibafiteho imishinga n'imigambi migari. Hari abantu bibwira ko ibyari ibya mbere byari byiza, ariko ibya nyuma bizaruta ibya mbere. Nukomeza ushaka mu maso y'Imana, nukomeza ukomanga ushaka ubusabane bwawe n'Imana, ibya nyuma bizaruta. Ibya nyuma bizaruta. Ese mbabaze ku cyubahiro Yobu yari afite, murumva byoroshye kugira ngo umuntu agomye guhamya Imana? Ariko yatekereje, afata ubutunzi abushyira ku munzani, asanga ubutunzi nta mbaraga bufite. Afata abana abashyira ku munzani, asanga abana nabo yabahawe n'iki? N'Imana. Afata umubiri waboze wari uribwa, awushyira ku munzani, aravuga ngo uruhu rwanjye nubwo rwabora nzareba Imana, nubwo napfa nzareba iki? Nta kimutera ubwoba, nta minsi mukanga, nta bihe bimuteye ubwoba, nta bibazo bimutera ubwoba. Yaterwa ubwoba no kubona ibimugerageza bimutandukanije n'iki? Nicyo cyamutera ubwoba gusa. Inshuti zari zaramuvuyeho, abavandimwe bari batakimwandikira, abantu bose bari basaga n'abamurebera hariya bamushungereye ko umunsi azapfa bazajya kumuhamba. Hari abantu barindira kuzapfa kugira ngo bagure isanduku, ariko Imana ntizatanga isanduku yawe, izatanga ubuzima. Izakuzurira imbere y'abategereje kuzapfa, izakuzurira imbere y'abategereje kuzagwa aho hantu, izakuzurira imbere y'abategereje kuzamwara. Mwanditse yaravuze ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntazamwara, nicyo gituma nkomera, mu ruhanga rwanjye hakamera nk'urutare, unsindishiriza ari hafi, ngaho umburanya nakenyere tuburane. Uwo ni umwanditsi bita Yesaya abivuga, yarafite ibyiringiro bishikamye ku Mana. Aravuga ngo icyo nzi cyo, Umwami wanjye azagira ute? Azantabara. Hari umuntu umwe umukene yari mu muryango ni hano mu Rwanda iwacu, aramwandikira kuri telefone, harangije aramubwira ati mwene data, dore uri mwene mama narwaye ndarembye, kandi umugore wanjye nawe ararwaye, twese turarwaye. Harangije haravuga ati rero nzaza kubareba. Barangije baramwandikira ubwa kabiri, baramubwira tumva rero mwene data,
turifuza ko waza ukatureba kuko turi mu minsi ya nyuma, turarwaye, twabuze uwatuvuza, twabuze n'uwaduha amafaranga yo kujya kwa muganga, na mituweli yaraturangiranye ya 2000 na kangahe irarangira, none waje ukatwishyurira mituweli basi tukivuza. Uwo afite amamiliyari bandikiraga, arangije ntiyaza ngo amenya amakuru ko mwene wabo yapfuye, umugore ari usigaye. Maze arangije aca mu mujyi Nyarugenge ajya gushaka isanduku ihenze y'ibihumbi 600. Arangije ahamagara abakire bagenzi bati muze dutabare napfushije umuvandimwe. Yabuze imbaraga zo guhurura mbere, atari yabona mwene wabo yapfuye akiri muzima musaba mituweli. Abonye imbaraga zo guhamagara ngo bajye kugira ute guhamba. Siko Imana yaciri. Umva no ku mwuka wa nyuma igiza, no ku munota wa nyuma igiza, no ku munsi utagifite uwagutabara igitabara, no ku isaya yindi abantu bavuga ngo byarangiye, Imana irakubwira ngo ntibirarangira, niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma. Araza ashyinguza umugabo, avuza umugore, umugore asigara ari umupfakazi, ariko umugabo yagize ute? Umugore umunsi umwe Imana iramubwira ngo uriya muntu nzakwereka ibyo nzamukorera. Yarakuvuje urakira, ariko yanze kuvuza umugabo arapfa. Narabibitse ku mutima. Umunsi umwe yurira indege ajya i Burayi, agezeyo yari yatanze amafaranga yashoye, baragenda baramwiba neza, baramukukumba bye, arakumva baramwiba bye, banka yahise imuhagarara hejuru. Ati rero nubwo bakwibye ibyacu ntidushobora kubihara, utuzu yari afite ku isoko baragurisha, asigara nawe ari umukene nk'iki nk'abandi. Ntawe twifuriza ngo agubwe nabi, ntawe twifuriza ngo amererwe nabi, ariko mujye mumenya ko ibihe bibi byagera ku bantu bose. Umunsi Imana agiye gutabara Yobu, yaravuze ngo ndahera kuri bariya bashuti bawe, ndabahagurukiye kandi umutima wanjye ntabwo uri butuze, ndabitura ibihwanye n'ibyo bagukoreye. Imana irababwira ati uburakari bwanjye burabahagurukiye, nimugende mujye gusaba imbabazi umugaragu wanjye, mwamushinja ibyaha bitari byo. Yari mu kigeragezo nemeye kabamo, yari mu kigeragezo nemeye kwacamo, yari mu kigeragezo nemeye kwanyuramo, kugira ngo mumenye ko ariho umukiranutsi mwisi. None nimwe mugomba kujya gutangira. Are inka zingahe? Sinzi wavuze ngo Imana ibaca amande. Inka iramutegeka, baraza barabikora, irangije bagirira imbabazi. Ndagira ngo nkubwire, mu kigeragezo uri gucamo cyose, wateraganwa n'imiryango, wateraganwa n'inshuti, wateraganwa nande, Imana ifite umugambi umwe gusa, nuko izakikuvana mudakozwe n'iki n'isoni. Bwana sifiwe. Ese muratekereza ko Imana igira umugambi wo guta abantu? Nta mugambi Imana ifite wo kuguta. Iyo baramubwiraga ati hakana Imana warayitaye, iyo bakabwira atari kubavandi, murambwira ngo nataye Imana, murambwira ngo ngiye kwandagara kubera ko ndakiranuka, haravuga atari ko jewe iyo nigenzuye nta rubanza rundiho, nta cyaha nakoreye Imana, niki nakoreye Imana nta gihari. Kwishurirwa ko ari Imana yemeye ko biba barabibura. Bene wanyu ntibazemera kuri mu ishuri ry'Imana, bazajya bavuga ati nta bwenge agira, yararindagiye yirirwa yiruka inyuma y'abantu, yabuze no gukora, yirirwa mu rusengero, kwirirwa yiruka gusa, yasenze. Si wasenga we ntiyanakora. Imana yakinze ninde wakingura? Yafunze ninde wafungura? No kwirirwa gusa ashakisha aho bavuga ngo iravuze. Hashimwe ugishaka ko Imana imuvugaho, hashimwe ufite umutima wo ko Imana igira ute imuvugaho, kuko abavuganye n'Imana baruta abavuganye n'abantu, abavuganye n'Imana baruta abavuganye n'abakomeye. Abakomeye barakwemerera ibintu ejo ntibabikore, abakomeye bashobora kukwemerera ibintu ejo ntibabisoze, ariko dufite Imana idusezeranya igasohoza, byatinda byatebuka irasoza. Amen, amen. Ndagira ngo nguhe igisubizo cy'ikibazo ufite. Ijambo rimwe, Imana ntiyagutaye. Oya, Imana ntiyagutaye. Ndagira ngo ubyumve neza ko Imana itagize ute itagutaye. Nibashake babikubwire ngo yaragutaye, yarakuretse. Nibashake bazakubwire ngo wowe nta Mana yagutabara. Nibashake bazakubwire ko nta Mana yakugirira neza. Nibashake bazakubwire kuri mu buyobe. Uwayoba yayobera ku Mana, kuko abayobeye mu bantu bazakomerekera mu bantu. Uwayoba neza yayobera he? Ku Mana.
niba kubwira ngo warayobye ujya gusenga, uzababwira ngo ubuyobe bwanjye muzabureba ejo. Kireka nusenga mu manyanga, kuko hari ibindi Imana itajya yihanganira. Iyo abantu bayiryarya irabareka bakaruhira ubusa, ariko iyo basenga mu kuri no mu mwuka, Imana iragaragara. Reka turebe mu maganya ya Yeremiya igice cyaho cya gatatu. Amaganya ya Yeremiya igice cya gatatu ku murongo wa 31. Hari ijambo rivuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Yewe nubwo yakurekera mu kigeragezo ukaba uri kugicamo, ntizakureka iteka. Kanongere mbisubiremo, nubwo waba uri mu kigeragezo ukagicamo, ntizakureka. Iri jambo riranejeje. Ntabwo Imana izandeka, nubwo yabindetse ntizandeka. Uratekereza ko yakuretse? Nubwo yabikuretseho, Bibiliya iratubwira ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzakugarukaho ngukoranye ngufitiye imbabazi. Imana ni nziza. Bibiliya irakomeza ikatubwira 32, naho yababaza umuntu ariko izagera himugirire, kuko imbabazi zari nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami ntakunda ko banyukanyukira imbohe zose zo mu isi. Umvira ijambo icyo risobanura. Imbohe zo mu isi zigira impamvu zo kubohwa. Abari mu magereza hari abarengana yego, ariko hari n'abazira ibyo bakoze. Ariko nubwo baba bafite ibyaha, Imana ntiyemera ko babanyukanyuka. Ntabwo Imana yemera ko bagira ute? Imana ntabwo izemera ko bakunyukanyuka di, ntabwo ibikunda. Sinzi wavuze ngo ntawukandagira usenga, ngo kandi nta usenga agira ute hakina. Ntabwo izemera ko bakunyukanyuka. Oya, uri umwana w'Imana. Nubwo barakoze ibizaha, ntiyemera ko banyukanyuka. Hari umugabo wakinishije ibintu bidakinishwa. Ni umugabo watoye umukungugu awutera Dawidi ku munsi Imana yari yamuretse. Afata umukungugu amwita Shimeyi, arirukanka ngo Dawidi we kava n'umuhetura umwami, ariko sha noneho Imana ikugaruyeho ibyaha byawe. Harirukanka n'umukungugu awutera Dawidi. Umugaba mukuru w'ingabo za Dawidi aravuga ati ariko wasuzugurwa sha, ugeza aho usuzugurwa n'ikigabo nka kiriya cyene wabo na Sawuli, ati have muca umutwe. Dawidi ati mwihorere, Imana yemeye ko bansuzugura, ninde wabikuraho? Uriya ntiyatinyuka kuntuka antinyuke, Imana itabyemeye. Imana yabyemeye baragutuka ugatukika, baragusuzugura ugasuzugurika, bakugenza uko bashaka ikabyemera. Ariko ibika umujinya mu nkono yayo bayita, ikavuga ati mwihorere, akugenza uko nkugenje nzahora. Ngo umunsi Dawidi yasubijwe ku ngoma, yahereye kuri Shimeyi aravuga ati Shimeyi garuka untera umukungugu, garuka untera umukungugu, garuka wongere usuzugure. Ati mwami urabizi n'ubucucu bwanjye n'ubujiji bwanjye, ariko rwose ibyo utegeka byose ndabikora. Dawidi yari umunyembabazi, aramubabarira, ntabwo yamwishe, ahubwo asigira Dawidi nako Salomo umurage. Aravuga tuzibuke cya Shimeyi yarantutse antera umukungugu ku munsi wo kunanirwa kwanjye, Imana yankweyeho amaboko. Ntuzemere imvi ze zimanuka ngo zijye mu mvuta muciye umutwe. Ndagiye ngewe ndashaje, ariko uzazirikana iyo nabi yangiriye mwa. Umenye Imana ya so, kandi ibyo nkubwiye mbivuze kubw'Imana. Salomo yima ingoma, ategeka Shimeyi, bagirana amasezerano ati Shimeyi hagarara, uzambuka kariya kagezi ugiye hakurya hariya ukabeshya ukagenda. Aturabizi itegeko rizakwica, uzaharengana uzarenga, nzaguma hasi nzahava. Igitondo kimwe Shimeyi yikoraho, arambuka, maze hari abamuneka. Aravuga ati yewe Salomo we, cya kigabo cyatutse so cyambutse kakagezi wakibujije. Aravuga ati mumunzanire. Iryo Dawidi yasize avuze rirata. Ndagira ngo mbabwire, mwebwe murakinisha ibintu, hari ibintu bitagwa hasi. Dawidi yapfuye atabikoze, ariko abiraga umwana we. Imana ntizakureka iteka. Nkubwire ijambo rikomeye, abagusuzugura nabo bazasuzugurwa, abagutuka nabo bazatukwa, abagukandamiza nabo bazakandamizwa. Iyo ugumanye n'Imana igukura mu buretwa.
Dawidi ntabwo batekerezaga ko azagaruka ku ngoma, ariko Imana igira imbabazi itagita abantu iteka, yongera ikabagirira ibambe, imugarukaho, imwicaza ku ntebe, azirikana abamugiriye n'ababagirira imbabazi, ariko agumana ako kantu. Dawidi yarateye ubwoba. Ntugahemuke, ntukihutire guhemuka. Amen, amen. Birikomeza ivuga ngo iki? Katwisomere inkuru maze nsoze dusenga Imana. Mwami ndakunda ko banyukanyukira imbohe ze zose zo mu isi, cyangwa ngo bacire umuntu urubanza imbere y'isumba byose barwirengagiza, kandi kugoreka urubanza rw'umuntu Mwami ntabyemera. Ninde wahanura bikabaho kandi umwami atari ubitegetse? Mbese ku bushake bw'isumba byose ntiyaturuka ibibi n'ibyiza? Umuntu ukiriho uhaniwe ibyaha bye yakwinubira iki se? Dutekereze inzira zacu, tuzigenzure, tubone kugarukira Uwiteka, twerekeze imitima yacu ku Mana iri mu ijuru, tuyitegere amaboko yacu. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya. Hari umunsi umwe umuntu yarebye, hari muri biriya bihe twaciyemo byacu by'amateka y'u Rwanda, areba mugenzi we aramubwira ngo akanyu kashobotse, atayi aturahungira, ati Imana yabatanze, pipe, ati ari Imana yabatanze, igihugu cyabatanze, ubuyobozi bwabatanze, urajya he? Hey, atangira kumuzenguruka, aramuzenguruka, ati ndahujya yewe, ntiburya twabanye cyagiye Imana yabakura amaboko tukabareka. Aramwinginga ati wowe kabyara kari ngiye twasangira wambabari ukambungisha, ati nguhungisha, ati ndagutanga. Aba Imana yanze ninde wabura kubatanga? Ariko Imana irarengana. Imana yaheye. Aramufashe amujyanye kumwicanyi ngo amwice. Arangije aramureba, aramubaza ati ariko sha ko mbona uzaniye mushuti wawe ngo mwice, siwe mwajyaga musangira? Siwe mwicaranaga ngo mugasangira, mukirirwa muvuga ngo muri abagabo mugahoberana mugataha mwasinze mwese, ubahindutse umwanzi wawe? Arangije aramureba, aramubwira ati abantu ntimushobotse. Ntiyamwica. Arangije aramufata, aramujyana, amwambutsa muri Kongo, aramubwira ngo igendere, ndi mubi bari bakunzaniye ngo ngwice, nshingiye ku neza wagiriye uriya mugabo n'abantu bose wagiriye neza, igendera amahoro. Aramwambutsa. Mwene data aza kugaruka, ngo agaruka ahura na wa wundi, bararebana, ngo burya rero ngo ni shitani yari yanteye, ngo ni shitani n'ukuri, ati n'ukuri mbabare shitani, ati yaje ku manywa y'ihangu, mbere yari Imana none ihindutse shitani. Aramubwira ati genda Yesu azakubabarire, wakubwira Imana izi guhora. Uwo mugabo urupfu yapfuye ruteye agahinda. We ntabwo ari umuntu wamutanze, yagiye guhaha imyumbati muri Kongo, agwa mu gitero cy'abajura, bamuteragura ibyuma, baramubaga, ararangira. Kuko icyo yifurizaga mwene se si cyo cyabaye, ahubwo ibyo yatekerezaga niwe byagize ute. Ntimugatekerereza abantu kugibagirira nabi, mujye mutekereza ibyiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose iki, ntimukagambirire gukora nabi, ntimukabitekereze, kuko icyo biba cyose uzagisarura. Imana rero ibwira abantu ngo mujye mwitonda, nubwo nashyira umuntu mu bihe bibi, mwimuvuga nabi, mwimusebya, mwimuvuga uko atari, kuko ibihe bitwawe n'Imana. Iminsi myiza ifitwe n'Imana, ibihe byiza bifitwe n'Imana, ibihe byo gukomera no kumanuka no kuzamuka bifitwe n'iki? N'Imana. Ibyo kogera no kugera heza bifitwe n'iki? N'Imana. Nta wiyogeza kireka yogejwe n'iki? Haleluya, haleluya. Gusenga kwawe rero nibigeragezo ucamo ntibikagutandukanye, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Ngana ku musozo, Ezekiyeli hari ibintu yemeje mu buhanuzi bwe, igice cyaho cya 18. Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli ku gice cya 18, reka dusome mu izina rya Yesu, n'umurongo wa 21. Ezekiyeli 18. Kuko hari ibintu biba mu itorero bitari bikwiriye abakristo, byarogoswe hanze mu bapagani babizana mu nzu y'Imana, ariko ntabwo ari byo. 18, reka turebe igice cya 18, umurongo wa 21.
Bibiliya iravuga ngo ariko umunyabyaha nahindukira. Donc kabone nawe wabura umunyabyaha iyo uhindukiriye Imana, kuko mbabwira ijambo rimwe, Imana ntigita umuntu, abantu nibo bata. Kanongere ngasubiremo, Imana ntigita, abantu nibo bata. Niyo dushyize mu ishuri cyangwa ikigeragezo itubera maso. Bwana sifiwe. Iragusura ku ishuri ikakuzanira umugati. Humura uri ku ishuri rijya ku mugati mwana wanjye. Ejo mu gitondo ikazana utubuto, mwana wa rijya ku mbuto utarwara inzoka ikakugaburira. Ejo ikakuvizita ikazana kawunga n'umuceri. Uhumure ntuzicwa n'inzara nubwo bimeze gutyo, hari aho mbaye nguteretse. Ibyo bikora kubw'urukundo rwo kudata umwana w'umuntu. Ariko umwana w'umuntu ajya kure y'Imana. Umwana w'umuntu ahora ashaka kujya kure y'Imana. Dore nuko birivuga, ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, nukuri azabaho ntabwo azapfa. 22 ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Muratekereza ko Imana yishimira ko abanyabyaha bapfa? Hariho umuntu umwe wajya gusa ati hano nta banyabyaha bahari. Najyaga nibaza ivuga butumwa ry'iryo ngo buriya abanyabyaha mwese muri ku rutonde rw'Imana iri guhiga, mwese izabamarira ku icumu. Ntabwo Imana ari umwicanyi wica abanyabyaha, ahubwo Imana ibabazwa nuko umunyabyaha yanga kureka ibyaha bye. Kanongere mbisubiremo, Imana ibabazwa nuko umunyabyaha yanga kureka ibyaha, ariko iyo aretse ibyaha Imana imugirira. Uzi ko Imana itarobanura ibyaha ibabarira n'ibyo itababarira. Icyaha icyo ari cyo cyose iyo ugize umutima uciye bugufi irakubabarira. Hari umuntu wambajije, twari mu cyumba cy'amasengesho, nari ntari nabo umupasiteri. Umukobwa araza aratubwira ngo Imana imbabarire nakuyemo indenye. Indenye wazivanye amate? Nazivanyemo. Uwo twari kumwe yari umukobwa ati pasiteri Imana ntiyamubabarira. Yewe imubabarira umwicanyi nk'uyu? Aratati mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, ati ngo yabonye ibyaha biremereye. Naratangaye narumiwe gusa. Ntabwo Imana iteye iryo, ntigira amazimwe. Iyo ibabariye irababa. Ntabwo ivuga ngo ibi biraremereye cyangwa ibi biroroshye. Niba hari umugabo wababariwe ni witwa Sawuli ahinduka Pawulo. Yari yarishe benshi. Murabizi ko Stefano yaguye ku birenge bye. Ari umudiyakoni mwiza ushimwa wuzuye umwuka wera. Umugabo igitondo kimwe ajyanye nayo igitero, bica Stefano bamutera amabuye, barangije bamujugunyira ikanzu ya Stefano y'ubudiyakoni, arangije arayifata arayikikira ngo ashima ko bamwica di. Mu gitondo kimwe Imana ihura nawe agiye Damasiko kwica abandi, imukubita hasi mumena ijisho. Buriya uko uhemukira Imana nawe izaguhemukira. Kandi nababwiye ngo igikomere wizaniye ntigikira. Iryo jisho rya Pawulo ryarinze apfa ubwo bamucaga umutwe ari i Roma, aciwe umutwe n'umwami bita Nero amushinja ibinyoma. Baramubeshyera nk'uko yabeshyeraga abandi, baramushinja nk'uko yashinjaga abandi, bamuca umutwe arengana. Ariko iryo jisho Yesu yari yaranze kumukiza. Umunsi umwe arasenga ati Imana, iri jisho rininda wambabariye ukarikiza. Iramwihorera. Ubwa kabiri arazinduka ati Imana, kunkoresha ibitangaza n'ibimenyetso, iri jisho rininda warikijije. Abakristo b'itorero ry'i Korinto n'ab'i Filipi bavuga ngo ndetse n'igihe kimwe Timoteyo ajya kumwingingira Imana ati wafashije papa wo mu mwuka agakira kiriya kibazo afite cy'ijisho rigenda rivirirana, uko agendaga arihanagura, agenda arihanagura akabwiriza rikaninda akarihanagura. Asenga ubugira gatatu, Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Kuko buriya ntakubabarira mba naragukuyemo n'irya kabiri, kuko naba wubishe ni benshi. Buri Imana ni nk'umujinya yavuze ati reka nkubabarire sinkwica uzankorere, ariko nawe uzababazwa uzabona. Ihera kujisha imutera igikomere. Ntimugababaza Imana itazabakomeretsa. Muravuga ngo ni nyabuntu yagukomeretsa.
muravuga ngo igira neza yagukomeretsa, nubwo idukunda yagukomeretsa. Bwana asifiwe. Haleluya. Rero Imana ntiyishimira ko umunyabyaha apfa arimbutse, ahubwo yishimira ko umunyabyaha areka icyaha cye. Reka mbabwire kuri uyu munsi turi gusenga isengesho ryatuma tubwira Imana ngo iducira kanzu, ariko wirinde ikintu cyose nawe cyatuma Imana ikugaye. Kuki duhora n'ibyaha byatunaniye? Nongeye Mana, nongeye, nanyereye, nasitaye, hari igikobwa kinsitaza, hari igihungu nacyo kiransitaza, hari igipapa kinsitaza. Mwakuye ibibasitaza iruhande mugasigara na Yesu mwegamira mugatuza, sibyo? Amen. Tukagira igisitaza cyose cyatuma ugaba mu maso y'Imana. N'umuntu mureke, n'umuntu mureke. Dawidi yanditse amagambo akomeye muri Zaburi ya 27 n'umurongo wa 10. Aravuga ngo ubwo mama na data bazandeka, Uwiteka azagira ute? Azandarura. Umuntu ugucumuza naho yaba gutunze, ariko akabugutandukanya n'Imana, afazari wamure kabane naho waburya uvuye iwe. Ariko niba azakubuza ubugingo wamureka. Nabigishije amagambo y'abantu bakuze kugira ngo mukure, muzatanga umusaruro mukitorera. Kuko ubukristo bwacu buzatanga umusaruro bungana n'ubumenyi twamenye mu ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Si hari umwana umwe yigeze yampamagara, nari muri dushe, Imana irambwira ngo umumbarize, nari ndimo noga. Nubwo umwitabye umubaze ngo yaragiye kwiyahurira iki. Mubaze yaragiye kwiyahurira iki. Sirijwe n'iry'Imana muri dushe ndimo noga. Imana irambwira ngo nduwiteka ninjye uvugana nawe, umumbarize ngo yaragiye kwiyahurira iki. Ndambara mbwira madamu ntariko uyu muntu umpamagara Imana iri kumbaza ngo yaragiye kwiyahurira iki. Turakarabye turagiye, twajyaga gusenga, duhurira ahantu hamwe ku muhanda. Ndangije turahoberana, iya yambi pastor, ya haleluya, ndagukunda daddy, my father. Oh, ndamubwira ntariko tuvugane, warugiye Imana ngo nkubaze warugiye kwiyahurira iki. Ngo urumva ngo wa musore ngo wambujije ngo ukambwira ngo azampemukira, ngo yampemukiye pastor we, yampemukiye. Ateje ubundi mu gitondo narabyutse ngiye kubona mbona yararahiye ku idarapo, mbona yarasezeranye. Ati muhamagara ambwira ngo byararangiye, ati nanjye mpita njya kugura kiyota. Ndayigura sinakihangana n'ukuri kw'Imana. Arayiguze mushiki wacu, ateretse ku meza, shitani kajya imubwira ati nywa. Imana ikamubwira ati ariko nkubwira nywera iki. Shitani ati nywa ntu abantu batari baza. Aturanywera iki yo kiyota. Ati nywa. Ati Imana ikamubwira ati ariko uri muzima. Agomeza arwana n'umutima. Umuntu araza aradodora, ngo adodore ahita arabirindura arasunikira ameneka. Arangije umuntu araza aramaza ati ibi bintu biri kunuka hano ni ibiki ko numva ari kiyodi nuka. Nuko yakize, akijijwe n'umuntu utunguranye uzanywe n'Imana. Ariko shitani yamuganje ari kumubwira ngo igira ute iyahuri. Kandi ntacyo ntari namubwiye. Nari namubwiye ngo uriya muhungu azaguhemukira. Dore Imana irambwira ko agiye gusezerana n'undi. Ati ntibishoboka. Ntibishoboka. Atariko pastor uzi ko ari unyishyurira inzu tukanabana. None se mubana nkande? Ati nka fiance. Guteze ararara mu gitanda cyawe ati cyane. Hanyuma se muzakora mariage ryarati bizategurwa twitonze. Hanyuma se hari abantu bazi ko mubana ati oya azinduka saa 11 asohoka akinjira saa 5 z'ijoro. Abo bantu babasesesi. Ukabegurira umutima wawe bakawutwara watututse. Umutima wawe n'uw'Imana na Yesu wagupfiriye. Abandi bose barahemuka, Imana ni idahemuka yonyine. Ni gute ushobora ni gute ngiki kibazo abakristo ba none tugira. Abiringiye abantu barabahemukira,
ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. wowe rero wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. abikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. wowe rero wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. abikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. Bwana sifiwe. Perutse kuganira nawe arambwira ngo pastor naratuje nashyize agapira hasi. Naremeye ubu sigaye naremeye. Iyo tutari twashyira agapira hasi ngo twemerere Imana, tubaho mu buzima busa naho tugira Imana ntayo dufite, twarayitaye. Amen. 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 Icyampa abana b'urubyiruko ba none bakiyegurira Imana. Jya ndeba abana b'abakobwa, si ijuni narabwiye indamutso yabo isigara ukwitendeka mu ijosi neza agasimbuka. abahungu batafite imbaraga bagiye kujya bitura muri kaburimbo. umwana umukobwa nibiro nta nareba kakayehunga agiye gusimbukira, nta mbaraga akifitiye, hakaza akagwikira mu ijosi agahita azunguruka akagira gutya. ese uwo muhungu nabura imbaraga ntazagarama muri kaburimbo? mwe si izi ndamutso zacu zavuye niza hano hafi mwazitoraguye. ngewe gamaze imyaka hafi 15 nubatse, ariko byari bitari byaza. ese ni Yesu wabitegetse? ninde wabizanye? ngira impungenge nkamenya ngo ese ibi bintu byaduka. kandi mwitonde, ntabwo bibera hanze mu rusengero. dore asohoka hano agiye kuri tuwarete, yacomoka muri tuwarete agarutse hano agahita ahura na mugenzi we akamwitendekeraho ku marembo y'urusengero neza, agahita akata akagira gutyo nk'indege. ati abandi bagwamo neza bakenda no gufata ku munwa. abana b'uyu munsi bazahamagara abazimu. ese ikibazo ni iki? mwagiye mubadufasha. ariko kubera iby'iki gihe bidutwaye n'iterambere ridukuruye, ubu Kristo bwacu bugenda bugira ibibuvangira byinshi. Imana itubabarire. Dawidi yabivuze neza muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6, aravuga ngo uko uburakari bwari ubw'akanya, ariko urukundo rwe ruzana ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu. yerekanaga ko Imana ishobora kureka umuntu akanya, ariko ikamugaruka imufitiye imbabazi. Haleluya. ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, ni kuwiteka umucunguzi wawe avuga. ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure mu gihe cyo kwa Nowa wagize igihe cyo kuba. umwuzure warabaye uhitana abo guhitanwa, maze Nowa arongera arokoranwa n'ibyari mu nguge akomeza urugendo. nkuko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. oya, imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko isezerano ryanjye cyangwa se imbabazi zanjye ariryo sezerano ntirizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni kuwiteka ukugirira ibambe avuga. umva ijambo, yewe urengana we ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuzhumurizwe. amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. ahari bazaterana, ariko sinjye uzawubateranije. uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. dore ninjye ure mu muco uzuvugutira umuriro w'amakara,
agakuramo icyuma agakoresha umurimo we, kandi umurimo zinamuremeye kurimbura. 17 ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi ni kuwiteka avuga. Amen. Iryo ni isezerano rihabwa bemeye kugumana n'Imana. Isiraheli yari ifite amakuba akomeye, yagiraga ibihe rimwe igenda ikagenda ireba abandi bana, dore bandi bafite abami, dore abandi uko basigaye basa. Bakundaga kureba kubiri hanze ariko bakibagirwa ko ibiri hanze ari byo Imana idashaka. Urubwoko Imana yatoranije tugomba gusa n'abandi bose. Amen. Murabizi ko hagezweho za jipe mini, niba ari mini jipe ntamenye, mini jipe n'izindi. Murabona ko leta yahagurutse gukubita abana no kubafunga bagenda bambaye ubusa. Burya nta kindi banga ibibi bikurikira bwa bwambure bwabo. Ibazaho umuntu avuga ati ngewe nzagenda nambuye, rega mwaratubonye murashaka kudutwara uko mwishakiye. Murabizi ko no kuri deba badebetinze hariya hirya ku ma social media hari ababiburanya atari ko muturekera abana bambure. Umuntu afite uburenganzira bwo kwambara cyangwa kwambura. N'Abisirayeli bajyaga bagira ati no, ibi bintu Imana itubwira ntitubyumva. Herega tugiye kuzajya dusa ukwacu, tugenda ukwacu, duhore duteye amavi. Guhora mu mavi ntabyo twabona. Ibyo bigatuma Imana ibakuraho amaso ariko igahora yumviriza umubabaro wawe. Umubabaro wawe Imana irawuzi. Wanasifiwe. Ikigusaba ni kimwe: nutayikoza isoni ntizagukoza, nutayimwaza ntizakumwaza, nutayireka ntizakureka. Nuhora ariyo wibwira, nuhora ariyo utekereza, nuhora ariyo wumva, nuhora ariyo ushyize imbere, izagushyira imbere. Nuhora utekereza ibyayo, izatekereza ku byawe. Nuhora wumva Imana mbere y'ibindi byose biguhamagara, Imana izakwereka imbabazi zayo. Amen. Amen. Akarengane kawe irakazirega. Uza akarengane tugira, uzi kubona umuntu. Ejo bundi sinababwiye ku cyumweru Imana yanyeretse abantu bankubitisha inkuba sinapfa. Ako si akarengane? Irambwira ngo bateguye kugukubitisha inkuba ariko nyihinduye iki? Ubusa. Ariko yabimbwiye se gute? Yabimbwiye ndose inkubise bye. Murabona kundi inkuba ikubita igakora hasi. Yarakubise ikora ku butaka neza. Ndavuga ngo numva muri jewe byarangiye. Haciye akanya ntegereje ko napfuye, mbona ndi muzima. Ndatangara mbona ndirukanse mpungiye mu nzu. Mbwira abo twari kumwe ngo inkuba irankubise sinapfa. Imana irambwira ngo bari bagambire kugukubitisha inkuba baranabikora, ariko uzabaho, uzarama, uzankorera, uzagera kure, ibiguhiga birahari, ibikurenganya birahari, ibigutoteresha ibyo bishaka birahari, ariko isezerano rimwe: ntuzakorwa n'isoni, kandi ntibizagenda nk'uko umwanzi abishaka. Niko yabivuze, yavuze ngo ahari bazaterana. N'uyu mwanya hari utunama duteranye ku bwawe. Hari abarozi bahuza amaboko bagaterana bagushaka, hari abagambanyi baterana bagushaka, hari ibigeragezo bihuza imbaraga bigushaka, ariko mu isezerano rimwe gusa: ntabwo uzakorwa n'isoni. Witinya, ntuzamwara. Ibyifuza kumwara birahari, ibishaka ko wakorwa n'isoni, ubwambure bwawe bukagaragara birahari, ariko mu ijambo rimwe: ntuzakorwa n'isoni. Wambwiriye umuntu umwe ngo ntuzakorwa n'isoni. Yego hari ibitari byaboneka, ariko bitari byaboneka ntuzakorwa. Yego hari bitari byakorwa, ariko bitari byakorwa ntuzakorwa. Yego hari ubuzima utari wakinjiramo bitewe n'ubwo urimo urabona isoni zikugose, zirakuzengurutse, urabona uturanye nazo. Hari igihe uturana n'isoni ukazibona muri saro, hari igihe uturana n'isoni zikaza mu cyumba, hari igihe uturana n'isoni zikaza munsi y'urugo ukazireba, zikinjira kuri telefone ukazibona zakomanze, ku rugi zigakomanga, mu idirishya zigahengeza, ariko Imana yawe irakubwira ngo zahengeza, zakomanga, ntabwo uzakorwa n'iki? Ntabwo uzakorwa n'iki? Ninde wahaguruka agatera haleluya? Haguruka ku maguru yawe tugire usenga. Mu isezerano rimwe gusa bikoma
utange ibivuza induru ntuzakorwa. Ndebera uwo muntu umwe umukore mu kiganza umubwire ngo Imana yawe ni Imana itazemera kukorwa n'iki. Umwe gusa umukore mu kiganza, va mu ntebe, va mu ntebe, genda ubwire uwo muntu umwe umubwire ngo Imana yawe ntizemera kukorwa n'iki. Muri abanyamwuka, muri abanyamubiri, muzi icyo ndi kubabwira. Ibintu birahari. Reka mbabwire akantu gatoya. Iyo usotse ubona isoni zigiye kugukora. Iyo winjiye ubona winjiranye nazo. Iyo ubona zihengeza mu idirishya urazireba. Iyo urebye muri telefone ubona isoni zigiye kugukora. Ahantu hose ushobora kubona isoni zikugosa, ariko Imana irakubwira ijambo rimwe ngo witinya, ntabwo uzakorwa. Wigira ubwoba, ikimwaro ntikizagufata, kuko Imana yawe ni Imana igukiza gukorwa. Ariko ibyo bintu birumvikana. Ongera umbwire uwo muturanyi rwose, umubwire ngo nukuri Imana ntizagukoza isoni. Ubwire, erega ni mushiki wawe, ni musaza wawe, ni mwene wanyu, ni mukuru wawe. Iyo umubwira ngo ntuzakorwa n'isoni, tuzakorwa n'isoni, tuzakorwa, 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 sinzakorwa, 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 sinzakorwa. Byakira tena, haleluya. Tuzabana nawe Mwami Imana, tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe Mwami Imana, tuzabana nawe, tuzabana nawe Mwami Imana, tuzabana nawe, tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori byiza, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe Mwami Imana, tuzabana, tuzabana nawe Mwami Imana, basore tuzabana, tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori we, mu birori byiza wateguye. tuzabana nawe, Tuzabana nawe Mwami Imana, oh mu birori, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe Mwami Imana, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Abafite imvune mubasindagize, mugire kwibendera ibasha kuturengera. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. niba mwarasogongeye ukamenya kwagira neza, aho negere ya ntebe, vuga ibiri ku mutima, uririmbe za ndirimbo zihure, nayiriye ni
bimeza ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Hey! Ubuzima, ubuzima, oh muri Yesu, Hari ubuzima, Yesu, hari ubuzima, Yesu, hari ubuzima, ihorere. oh muri Yesu, Hari ubuzima, Yesu, hari ubuzima, oh muri Yesu. hari ubuzima, Hallelujah! 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 Eribo sika shata sika. Muri Yesu haruzi. Muri Yesu haruzi. Yego tugende. Twagiye ntacyo bitwa. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. hari ubuzima, Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. oh hari ubuzima, Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. hari ubuzima, Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. hari ubuzima, Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, ihorere. hari ubuzima, Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. hari ubuzima, ihorere. Hallelujah! Ni hehe hari ubuzima? Ni muri Yesu. Muri Yesu hari iki? ubuzima. Iyo turakwemera, Turakwemera, babyeyi turakwemera, turakwemera, iyo basore turakwemera, 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 babyeyi turakwemera, dusenga Imana. Ijambo ryatubwiye ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Mumbabarire nkoreshe geste nziza, umfatire umuntu umwe ndabikwemereye, umubwirire ijambo ngo ubwo Yesu yageragejwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Mumubwirire umubwire ngo mwene da, ubwo Yesu yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ubwo Yesu yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Azi gusonza uko bimera, nicyo gituma agomba kugutabara. Azi ubushomeri bw'umutagira akazi kandi abazwe inshingano, arabizi. Ariko dore ijambo rimwe, yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Umwanditsi yavuze ngo ubwo twari dufite umutambyi umeze gutyo,
wemera kubabarana natwe. Yesu yemera kubabarana natwe. Mu mubabaro wanjye akemera kubabarana nanjye, mu nzara agasonzana nanjye, mu mihangayiko no gutukwa n'ibinyoma byinshi akabasha kuza akababarana nawe. Yesu yiteguye kuza kubabarana nawe. Umva ijambo Yesaya hano yasorejeho, ni iryawe uryandike. Igice cya 51 n'umurongo wa 21 yaravuze ngo yewe urengana we ugasinda utanyoye vino. Imana izi ko ikigeragezo gisindisha. Hari abantu basindishijwe n'ibigeragezo. Imana irabizi ko ikigeragezo kigezaho kigusindisha, ukavuga amagambo utakagombye kuvuga, ugasigarana ugenda ureba wandikisha amano kubera ikigeragezo gitera ipfunwe. Ariko yewe urengana we ugasinda utanyoye vino, ikigeragezo kikagusindisha kandi utasinze. Nje kukwaka igikombe cy'ibigeragezo cy'ibidandabiranya kiri mu maboko yawe, maze ngikure mu biganza byawe, ngishyire mu maboko y'abakurenganya, ngishyire mu maboko y'abakugenza, nabo bumva uko bimera. Abakubwira ngo rambarara tukugende hejuru ntibizongera. Abakubwira ngo icara hano tukubwire, amagambo yabo agiye kurangira. Yewe urengana we ugasinda utanyoye vino. Ariko amagambo muranyumva, ugabanije ku cyuma gato yansomera abantu amagambo. Hagarara tugiye gusenga, iri jambo niryo nshaka gusengeramo. Ugasinda utanyoye vina, ikigeragezo kirasindisha, kijya gituma ubura ijambo ryo gusubiza abakubaza, kijya kiza kikagusindisha ugasinda. Huriya basiko shatarabasiya. Haravuga ngo nuko rero none humva ibiye urengana we ugasinda utanyoye vino. Humva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti dore nguhatse igikombe cy'ibidandabiranya, reka nkite cy'ibigeragezo. Hari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, tuzongera kukinyweraho ukundi, tuzongera kukinyweraho ukundi. Hari ikigeragezo kigiye kurangira. Ndumva hari ikindi Imana igiye guhagarika. Ndumva hari imbaraga z'Imana zigiye gutegeka. Eria dosika shatarabasiya eribo shaibo. Dore ngwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ngishyize mu biganza, ngishyize mu biganza, ngishyize mu biganza by'abakurenganya. Bakubwira batirambarara tukugende hejuru, bagusuzugura utari wo gusuzugurwa, bakubwira amagambo bashaka, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa inzira nyabagendwa bakakugenda hejuru. Hari abantu batazongera kugukandagirana uko babonye, hari abantu batazongera kukwicarira uko babonye, hari abantu batazongera gutarama bataramiye wowe. Hari igitaramo kitazongera gutaramwa. Hari igikombe cy'ibigeragezo ukuye mu biganza. Ngorera mu kiganza cyamwe nese umubwira ngo hari igikombe cy'ibidandabiranya Imana ikwambuye. Hari igikombe cy'ibidandabiranya Imana ikuvanye mu biganza. Wari umaze iminsi umeze ngo wasinze, ariko Imana yanze kugomeza gusindishwa n'amagambo y'abantu. Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Ubushomeri buradandabiranya. Ubushomeri bujya budandabiranya, umuntu akajya agenda yarabuze amagambo yo kubwira abandi. Umva amadeni ajya atuma umuntu adandabirana, hagaca inzira atanyuraga. Umva mbabwire, ujya uba mu rugo rw'abandi ugasuzugurirwamo ukabura icyo wasubiza bakubaza. Ujya ugenda ukaba mu bantu bakakubaza ibibazo udashobora kubonera igisubizo. Imana igiye kukwaka igikombe cy'ibidandabiranya, igishyire mu maboko y'abakurenganya, bakakubwira ngo rambarara hasi tukugende hejuru. Nkunda kuvuga ngo abagusuzugura nabo bazasuzugurwa, abagutuka nabo bazatukwa, abakubwira ibyo bashaka nabo bazabwirwa ibintu. Bwana sifiwe. Igikombe cy'ibidandabiranya niryo shako dusenga ngo Mana ndagushimiye kunyambuye igikombe cy'ibidandabiranya. Mana ndagushimiye kunyambuye igikombe cy'ibidandabiranya, unyambuye igikombe cy'ibingerageza. Hari igikombe cy'ibigeragezo ukuwe mu biganza. Hari umuntu watera haleluya nyumva di. Ese wabuze ikiri kukugerageza icyo ari cyo? Wabusobanukiwe ikigeragezo ufite? Wabusobanukiwe ikiri kukudandabiranya cyatumye uhinduka nk'umusinzi? Turasenze mu izina rya Yesu.
turasenze mu mbaraga z'umwuka we. Kuri igikombe cy'ibidandabiranya mu bana bawe, kuri igikombe cy'ibidandabiranya mu bwoko bwawe. Hari icyo wakora mwuka wera, hari icyo wakora byiringiro bizima, hari icyo wakora mugabane wabera. Hile bosika seta rababasika, eriboshata rababasika yabo, iribosito ribo boseketa dikosha, iribabaseke boboseka shaya, iribababasia bolewara siribiwa, eribosika tata bene kotariwa sha. Man, iki gikombe cy'ibidandabiranya nikive mu biganza byabo. Iki gikombe cy'ibidandabiranya, 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 iki gikombe cy'ibidandabiranya nikive mu maboko yabo, nikive mu biganza byabo, nikive mu maboko yabo, nikive mu ngo zabo, nikive mu miryango yabo. Bidandabiranya by'uburwayi, bidandabiranya by'inzara, bidandabiranya by'ubukene, bidandabiranya by'ubushomeri, bidandabiranya by'uburu letara babasika yeribo shataria sidone koshadabo ewa. Ibidandabiranya nibihagarare, ibidandabiranya nibihagarare, ibidandabiranya nibihagarare. Ibi bigeragezo bituzunguza, ibigeragezo bitumye amagambo ashira ivuga. Reka wimire, reka ubikure mu biganza byacu, reka utabare Mana, reka uturengere mu ngeri w'intama, reka ubigaragarisha amaboko yawe, reka ubigaragarisha imbaraga zawe. Kubw'ubuntu bwawe Mwami, werekane kunesha kwawe. Ndagushimiye ko abana bawe bumva, ndagushimiye ko bagirira neza, ndagushimiye ko ari icyo ukoze, ndagushimiye. Ndagushimiye mwuka wera, ndagushimiye mwuka wera. Ori ababasi, eri babasi ko shotarabasiya. Zamura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu ko ari igikombe cy'ibidandabiranya unkuyeho, hari igikombe cy'ibidandabiranya unyambuye, hari igikombe cy'ibidandabiranya unkuyeho, hari igikombe cy'ibidandabiranya, ibidandabiranya by'uburwayi, ibidandabiranya by'ubukene, bidandabiranya by'amagambo, bidandabiranya by'abandwanya. Ndagushimiye ko ari igikombe unyambuye. Iki gikombe cyansindishaga kigatuma ngenda numva narataye umurongo. Ndagushimiye ko ugikuye mu biganza byanjye, ndagushimiye ko ugikuye mu biganza byanjye. Hari umuntu uzakiriye atere haleluya, hari umuntu uzakiriye atere haleluya, hari umuntu uzakiriye atere haleluya, hari umuntu uzakiriye atere haleluya. Imana irimo irambwira ngo hari umutwaro bambuye, hari umutwaro wari ukuremerera Imana igukuriyeho. Imana iguha umugisha. Hari umutwaro ukuremerereye Imana igukuriyeho. Amen. Mbwirira uwo muntu ngo hari umutwaro ukomeye Imana igukuriyeho. Ntabwo ari ngombwa ngo uwumenye. Imana izi umutwaro wawe. Bibwire mwene so ngo Imana izi umutwaro wawe kandi iwugukuyeho, iwugukuyeho. Tuvuge ngo awi, 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 ndaruhutse.